nk'abantu nyine mwabonaga mu buzima bwa buri munsi cyane ni abantu muziranye ni abantu mwahuriraga mu mihanda mukorana uranenga iki uriya mubyeyi uri gufungisha abantu kandi agaca inyuma akavuga ko atari we hari amakuru kuvuga ko ari umuntu ukomeye ni umuntu ukomeye se wo gufungisha abantu uno mugore rero kuba yaravuzwe kiriya kiganiro kikavugwa uriya mwana akavuga ngo njyamupfubuye aturamupfubuye hashyira iminsi agatabwa muri yombi n'amakuru asanga muri ino mihanda urumva nuko ngo uriya mudamu ari we waba aratanze ikirego ni makuru mfite mpagazeho kandi nyayo twahamagara umuntu wari uhari amakuru mfite ahagazeho urumva uriya mutipe yaje akagera gute akicara hari ahantu yari gukora ikiganiro apana kuri iyo cana n'ahandi yakoze ikiganiro ko ntabwo cyasohotse azanye niwe wamuzanye kuri YouTube cano aje kumwereka abanyamakuru ngo bamukore iki kiganiro hari ikiganiro cyanyuze ku bintu bitambukazaho amakuru bibiri by'umupeti nyine wa wundi ugendera kuri ka kabore ngo kamoto n'ikizere no gukora akantu niwo mu biryogo niwe wamuzanye bagaruka no gukora ikindi kiganiro cya kabiri kivuga kuri wa mugore muhanga kijya kuba part 2 kivuga kuri wa mugore muhanga kuri wa mugore muhanga umutipe uriye wavuze ko yapfuboye yasanzwe ku ngangi amaye gushaka ku ngangi haje abatipe bambaye severe Yes, nyangusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu bice bitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Cheketu Chekecho issiak n'abana ukirana nyina so batandukanye mu bice bitandukanye nsigiriza inkuta nasenye naje gutanga isanamitima ku badukwiye nguramaga Kigali yose Ayo ni itanu ja kuri issiak TV ukore subscribe muri tubane mu bice bitandukanye nizere ko mumeze neza mwese abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi mumeze neza abadukurikira mu bice bitandukanye ingabo z'u Rwanda muri mu butumwa bw'akazi nizere ko mumeze neza muri Sudani aho muri mushaka amahoro ku bari muri ibyo bihugu ndetse munashakira amahoro u Rwanda polisi y'u Rwanda RDF mwese mumeze mute n'izindi nzego zigiye zitandukanye mwese muradukurikira nkurikira cyane njya mbibona yo murana benshi bagiye batandukanye bambwira ati mugabo udakina n'abana ukina n'abanyina ndagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye mu minota mikeya ni mu kiganiro vuvuzera havuyemo umwe twashira tuba tuze kuvuga buri kimwe cyose imbwa tukazimotsa aho zimokera hose abafata ibyishimo tukabibaha n'abatishimye tukabasura ku mwana ko bakishima n'abafite amashyari n'urwango mu mitima yabo namwe mwese tukabasaba ko mwahinduka abarundi mumeze gute muragumye abari mu kibitoki mu Ngagara mu Bwiza mu Kamenge Assalamu alaikum koresha umwanya nizere ko umeze neza Randide promoter nawe uri mu Rwanda umutananirwa mu minsi mike inshallah muramona kuri Kigali News 50 abari muri Saudi Arabia mumeze mute Jamil ari mu gihugu cya Canada nizere ko nawe umeze neza we n'impanga zawe ndetse n'abandi mwese muri kumwe abari muri mu Bubirigi abari muri Dubai abari muri Kenya abari hano hose ndabasuhuje cyane subscribe nyamuna tugeze mu 68,970 turashaka kuzuza 100,000 ngarutse kuri ino YouTube hari benshi mudukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye mubona abatumirwa tuzana ibiganiro tubagezaho hari umuvandimwe umaze iminsi arataye muri yombi mu rwego rw'ubugenzacyaha Nyiri cano yitwa Yawe TV ndetse n'umusore waje rwose akivuga ibigwi akivuga imyato akavuga uburyo ari wapfubuye ngo wa mudamu w'umuhanga mwabonye mu video yagiye akwirakura hirya no hino ariko ntaho umuntu uvuga ko ari umuhanga uri mudamu azi neza nimba ari mu muhanga nta n'uzi neza nimba uri mudamu tubona mu mashusho cyangwa tubona mu mafoto nimba ari uri mudamu ngarutse ku bantu baza kuri YouTube channel bakaza kwivuga imyato ku byo bakoze kandi bitari byo bashaka kuza gutwika nze kugaruka wenda natwe abanyamakuru cyangwa bafite ibinyamakuru the hosting abantu
mu biganiro byitandukanye. Ikindi ndaje kugira ngo nanjye mu ijisho rya ribu cyangwa ijisho ry'igihugu, ko umunyamakuru ni ijisho rya rubanda, shaka kuza hano nkavuga ibintu ugasanga noretse abantu mu buryo runaka. Ndagaruka kuri buryohe. Ubu ngubu buryohe wari umusilamu, we n'umudamu we baba abakristo, ariko nabo bamaze kuba abakristo bajya mu bindi bintu navuga bimeze nk'umwanda cyangwa nk'ibintu udashobora guha agaciro nk'umuntu mukuru. Ibyo cyo kugarukaho. Ikindi kintu, hari abantu maje kubona muri no minsi bavuga ngo nsabi ndetse na mitsutsu, ninde uri murabice bigacika kuri no mihanda. Ejo bundi ngiye kubona mu munyama witwa Karabo k'Imana, nabaraje mu kiganiro runaka bati mitsutsu ni wari gutwarira imodoka no kubaye kujyanye. Ikintu mitsutsu yakoze yahise turi kararira, ariko ntabwo yarize yuko ari uko bavuze yuko yari gutwarira imodoka, ahubwo mitsutsu yababajwe nuko hari umwana w'imyaka 10 n'ingahe witabye Imana azize kwigana mitsutsu, yimanika mu mugozi ngo yiyahuye, aba yitabye Imana. Nibyo tujye kuganiraho. Ikindi, hari impinduka mugira mubona kuri YouTube channel yanjye Kigali n'ubuzima 50, mubona ibintu bikaza gutya bikaza no kundi, kugira ngo mubona amashusho ntago ari ibintu byoroshye. Shimira umuvandimwe uri inyuma ya kamera, si muvuzi nzamuvumba, ariko ku shusho ni mubi cyane. Kubera Imana tuzagenda tubana, kuko mbafite abakameramani bajya batandukanye nyine kubera impamvu buryo utaragafata nyine aba ari impamvu. Nanjye ari nzavuga ati reka nanjye kameramani mushinyishe nk'imyaka 3 tuye tuba turi kumwe mu bice bigiye bitandukanye. Ikindi navuga nuko dukorera mwebwe, niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo twigira tunenga kikayo twigirishije twarwa, niyo turwaye bikaba ngombwa ni turyame turavuga ati reka tubahe ikiganiro. So reka nangirire ku muvandimwe Nyiri Yawe TV wafunzwe. Ndaza no kuba ku banyamakuru bagenzi bacu mu bafata umuntu mu gakanu, ariko nabo batibagiye yuko hari n'ababatuma bakaza kuvuga ibiganiro kuri kamera. Hari igihe ujya kubona ukuntu umuntu aguhamagaye nk'uko nomero zanjye ziri kuri screen, issiak manager ndashaka kuzama ikiganiro, uwo muntu akaza ati hari ibintu maze iminsi mbona gutya na gutya, ndashaka tubivuga dutwike b'umustar ngere hit. Akaza ukamushyira kuri kamera, wenda ukanamubaza akivuga imyata, akivuga ibintu atakoze bitanari byo, kandi ugasanga hari n'abanyamakuru bavuze ngo gura muntu ngo hembwe ngo nimba arahembwe miliyoni, ngo nimba arahembwe 100,000. Ese wonyire YouTube we n'ibihumbi 100 ku kwezi arabyinjiza? Ese icyo kiganiro cyo kuzana mu cyayi cyanarebe kandi gishobora kurebwa n'abaviews benshi, aho gasanga muri dashboard n'ibihumbi 10 birimo. Abafite ama YouTube murabizi. Uriya mupeti rero naramunenze cyane. N'uriya mupeti amakuru mfite wari wamuzanye nawe tuzamugarukaho. Ni umupeti uri Nyamirambo, n'abanyamirambo nyangura kumubona ari mu biryogo muri tare nyota. Mupeti mino minsi nabonye yarakoze, yafashe ino bone imeze nka skate bagendaho, ayikora mu systeme ze, ayikora nka moto. Ndamuzi, niwe wari inshuti wo mupeti. N'amakuru na audio mwumvishe zagiye zitangwa, umunyamakuru mugenzi wanjye namusuhuje ariyumva abazikina mu kiganiro. Umupeti wari uri kumwe n'uri abafunze niwe atanze mu majwi, ariko mu by'ukuri uriya mupeti ufunzwe aje kwitwikira kugira ngo arye hiti, aje gutwika kugira ngo abone abapfubye bamugane, ajya bapfubura, kuko yari yaje kwiyamamaza nyine kuri kamera. Kumbi ameze nka cya gisiga kinini kimennye inda. Ese uraje narongoye kanaka namurongo zino posteri, mugabo we arabizi neza, byagendaga gutya. Uwo mugore sumuzi, natwe abanyamakuru nitumuzi pe, n'umugabo we nawo muzi wapi, n'uwamupfubuye twabonye wenda bitira ngo aramupfuye n'iki situmuzi. Ariko petaraje aritatse ngo n'uyu muhanga, ngo nayibwiraga guke, ngo nagiraga gute. Ariko amakuru mfite, Imana iborohereze gusaba abavandimwe. Icyo nabasabira buryo umugabo mugaseke mbohe, icyo nabasabira Imana iborohereze. Igihugu cyacu n'umubyeyi, Niba n'umubyeyi, n'izindi nzego ziteye zitandukanye n'umubyeyi. Nyamuna mucungo nizamba, mwaratubwiye twarumvishije,
mwaratubwiye twarabumvishije ba nyiri cano rero reka tubigarukeho muri iki gihe abatumirwa barabuze icyo ngubwaye barabuze hari igihe usanga ibiri muri biriya undi ibiri muri biriya ko batise dirwa nta kiganiro ariko umuntu agomba ati ndashaka ikiganiro kamuhamagara kaza ibyo avuga akabivuga nyamara ntabwo uzi neza niba ibyo avuga ari ukuri ukamuha ikiganiro inama nagira abafite ama YouTube channel tuye dushishoza abantu batugana abakiriya bacu batugana nyine abatumirwa batugana ese ikibi naje kuvuga nibyo ese abihagazeho ese uri muntu niki kimugenza nibiki nibiki tubimenye tudafasha umuntu ngo dutere ngo dutereka haraje yavuze uburyo yarongoraga ngo mu mama sibyo ashebeje mu mama ashebeje umugabo we ko n'umugabo we ngo yarabizi ariko wowe mu byo yisobanuye cyangwa arimo ariregura no kwavuze ko atari byo yishakiraga gutwika abanyamakuru bagenzi banjye rero turebe kure dukore bifite igihugu akamaro mubaka kanya hari umuvandimwe reka musuhuze ari hanze arambwa atari kusa ndashaka unsobanurire ceke bisobanuye iki ese umugabo udakina n'abana ukina n'abanyera bisobanuye iki ceke nabikuye mu ndirimbo mwana ya Rikiba abazi igiswahili ceke ni nk'ikintu cyo ni nka vandateri ko muzi vandateri kwa kuri yinyuraga namikicurika kitamika kajya iburyo kajya ibumoso nuko nyine yabijyanye muri za panye nabazi dance uburyo bazibyina niyo nabikuye ikindi cya kabiri muzi neza go gufata umwana guhohotera umwana utaragereza imyaka y'ubukure cyangwa gufata ku ngufu mu Rwanda muzi ko bitemewe fata umwana ku ngufu bagukatire 25 abakurikiye Titi Brown ibyamubayeho murabizi nubwo nabyo biri mu rujijo nawe Imana imworohereze nimara kumworohereza mugire neza ikindi cya kabiri murabizi ko nta mwana wemeye kujya mu kabari ari munsi y'imyaka 18 murabizi ko umwana w'imyaka 18 ari ribu nko amwita nabonye akana ejo bundi bafata logo ya RIB bafatana n'umudemo ko bati muri abanga bari RIB nindi besho baravuga ngo RIB nura mwana imama ngo sinyira n'abana nyina nabanyina rero mujye hari ababyeyi hano babuza abagabo ariko nanone nimba ugiye no kubajyamo bajyemo ufite imyaka iri hejuru ya 20-25 abasaza benshi basigaye bashaka kutwana duto ntago ari byo abakecuru basigaye bashaka kutwana duto ntago ari byo mba ntanga ubutumwa yuko nta muntu rero kwiye gufata umwana ku ngufu gutenda umwana udafite imyaka y'ubukure n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nibyo mvugaho so wamuvandimwe rero wagiye kwikina ngo niwe wasamanje uri mu mama Imana ikorohereze isheni zacika kandi nabuze mvuga ngo leta n'umubyeyi na RIB n'umubyeyi sibyo bazacingwa nizamba bazacema imiyaga kuko murangira tsiri n'umujyama mu bandi bajama n'umwana mwiza none warabanza kanakuganiriza fanda ndagusuhuje ari giye banganirije ranamamagara ambwa ati issiak manage rwose kano kantu wakoze gutya na gutya ati shobora gukora akantu runaka bikagenda gutya na gutya ndagusuhuje umwana mwiza ugira abantu inama ntago RIB ipfa kugufata ngigira ikivuga yego none ko urimo urabica ku ruhande sorry ninjiye mu kiganiro nta kibazo twiganira ukiriyaringa ibyo kuri barambure muhanga cyangwa bari abafunzwe yego RIB ntabwo igipfa guta umuntu muri yombi gutyo barabanza bakagusabane gusa bakanegosiya nawe bakubase iki kiganiro wagikuraho cyangwa ni wagikuraho ibyo bintu barabimenye kuba iki kintu cyabayeho kugira nyine bumve impamvu warataye muri yo impamvu wenda nabivugaga gutyo wenda ntaragusubiza nashatse nko kugira inama aba YouTubers yego sibyo n'abantu batugana tutazi kuba wenda barabanje bakamuhamagara bakamuha ati wagikuraho ubifite amakuru ibyo ngibyo n'amakuru bifite ko ikintu gihari niki yego nanjye ndi umuyobozi kuba nanagikora nanjye ndi mu bugenza cyangwa kuba nanagikora umuntu wasamanje uri mu mama bavuze ko ari we washyize telefone
agafata iki amashusho. Ibyo byaravuzwe. Uretse gatoya barongera baranavuga ati yamusabye miliyoni 8 eshanu ziratangwa. Byaravuzwe nawe bihagazeho. Nawe yego. Urimo urabyumva? Ngiye kugira ngo dukwiye. Noneho uretse gatoya. Noneho kuvuga ngo wa muntu wasambanyije wa mugore Muhanga muri ya ma video yasohotse tutazura mugore wari we nahaba. Araje arivugiye ngo ni ngiye wamusambanyije. Ribu nanjye ni ribu neta nkora akazi. Kuko ari amafoto baravuga ko bashyira hanze n'ira video. Kubona umuntu uraje kubivuga uhita mufatira hafi kugira ngo mubaze ngo biriya bikozwe ngo bigende bite. Hano ndiguye dukure Abanyarwanda mu rujijo. Ntabwo uri kuvugana kubajije. Nabyumvishije. Bari abantu. Amakuru nafite nuko wenda batigeze wenda bamubaza kubimubaza ariko nzi neza. Ribu yesi bata muri yombi nta negociation ibaye. Ukure ikiganiro. Ntago byapfa kubaho gutyo. Yego. Bashoko arahamagawe kuko uwo twakabajije ibi ngibi arafunzwe. Uwo twakabajije ngo se Ribu yahise gufata batabaje kukubwira ati kure iki kiganiro. Kuko ariko nabavuga ngo ngikureho cyo kize 200 wingahe. Ndabyumva. Abantu 100 urabyumva fisi. Ndi kubyumva. Urumva? Ntabwo nanura uransubiza ikibazo nakubajije. Bashoko barahamagawe kugira ngo bajye gutanga ubusobanuro. Yego. Ahubwo ikubisobanura gutyo. Nta makuru nawe ubwo bifiteho y'ukuntu bataye muri yo. Twese nawe dufite. Y'ukuntu bataye muri yo. Kuko Ribu yatangaje yuko yabataye muri yombi umwe akurikiranyweho ibi na Nyiri cyane akurikiranyweho ibi. Iyo tweet irahari. Tuzo kwishyira Abanyarwanda. Ku gihe barabibona. Iyo tuzo kwishyira Abanyarwanda. Bafashwe ku itariki 17. Yego. Bafatirwa mu murenge wa Kicukiro. Urumva? Ibyo Abanyarwanda bakeneye kumva. Muri Gikondo. Ndetse n'ura musore wigize ngo ni umupfubuzi. Yego. Wihamaga telefone mbese. Ndabyumva. Bamufatiye ahantu bita ku nganje. Nago turi ubyite gutyo. Yashatse gutwika ayiditwika. Nakuvuga ngo cyagisiga kirekere kimennye. Yashaka gutwika aritwika. Ndetse banamusanze n'Igikondo aho yakora icyo kiganiro. Muri jaride yo ku nganje. Nawe urabizi tutadukora ibiganiro. Niyo bamusanze ajya kubazwa ibyatangaje. Ibyatangaje yasubijeho ko atari byo ashaka kwitwa. None ibihuha birimo birahwihwiswa bavuga ngo yakatiwe imyaka 3 babigira iki ku Banyarwanda? Ibyo ngibyo nagaraakatirwa. Ribu yavuze ko ari ubu tuvugane mu maboko yari. Ribu afungiye Kimironko n'uramujya bakunganje. Igihari Ribu yatangaje ko icyane kibahama. Bazafunga imyaka 3 cyangwa 5 nihazawe kuva ku mwaka umwe kugenda nihaza kuva kuri miliyoni 1 kujya kuri miliyoni. Niko Ribu yavuze. Baracyafunzwe. Muri tweet basohoye. Baracyafunzwe. Turayishyira Abanyarwanda yibona irahari ku gihe. Kujya ari inkuru. Yego. Irambo. Ni inkuru yanditse cyane tweet ya. Ni inkuru yanditse. Ni inkuru Ribu yahaye amakuru igihe. Ribu yitaye umuntu muri yombi. Irabitweetinga. Yarabitweetinze tuze kubishyira Abanyarwanda. Byanyuze ku gihe ndetse na Murangira Tseri mu kiganiro kuri Kitamazi. Yavuze abantu yataye muri yombi n'amazina yabo nabo bafatiwe. N'inkuru irandika ku gihe iriho. Yanagarutse kuvuga ati abantu mukwirakwiza amafoto amavideo mwambaye ubusa namwe turaje hagiye kujyaho igihe hari byaravuzwe anatanga n'urugero ku mupapa n'umumama ndabagarukaho Buryohe TV. Yego. Nababavugaho arabati nabo tuvuze hari nabandi ati kuko iyo tugiye gutabana muri yombi ntago tupfa kubafata. Ribu n'umubyeyi abanza kakuganiriza gukora abaze kubikubwira kakuganiriza iyo nkuru kugira yarasohotse babafunze kutagira dushyiraho titre yayo irahari. Turayishyira Abanyarwanda babibone n'abari hanze y'igihugu mwese babibone. Yego. Kuko nimba ari iso irankuri kabati hari nabandi ari nibindi bimeze gutya gutya bikuye gukosorwa cyangwa guhinduka bakakubwira ni wumve bakora akazi. Niko. Hari abakobwa basigaye bakora ama video bambaye amakariso Ribu nabyo mu birebe. Yego. Izo kese zimaje kuba nyinshi. Kuko urabyibuka muri lockdown abakobwa bize guta muri yombi bakoze live. Urabyibuka. Yego. Ni nyinshi. Na wa mukobwa wambaye akariso ari mu kirori kuno. Na wa mukobwa wagiye mu gitaramo cya Tayike. Nawe bamuteye muri yombi. Akazi n'agaspane tureba nindi. Bamwita Liliane. Noneho kwagiye no mu rubanza rw'urabizi. None kinababaje basige bana bifata bakashyira ku mastati yabo sha. None hari byaje ngo body to body.
bakobwa bacu bashiki bacu ni ukuri okay body to body nayo irahari wowe nka issiak ishusho yawe nyine nkawe nk'umwanarizi yego urabona uriya mugore yagakwiye kujya gutanga ikirego cyangwa we yagatewe isoni n'ibintu yakoze ubwo kujya gufungisha abantu ikosa ryabayemo nire kugira ngo ari amashusho asohoke ikosa ryabayemo bya mbere we nkaho wese ikintu cyambere kuri ngewe kugira ngo tuzeguruka kuri abantu yego twumve ko nabo baba batararenganyije ikintu cyambere hari umunyarwanda kera rero ngiyo ndani ni muyimamayira iguteranya n'inshuti kagutenguye ukaba umugaragu winda impamvu nyiririmbye niyi uramujyama hari ahantu manza fisi urumva basi muyimamare iyinda fisi agenda hakubera inda sibyo ndimo ndavuga kubera inda hari umuntu ushaka kunda akavuga ati saga tukunda ibiganiro byawe reka tukuremere cyangwa reka tugerageze uburyo wenda nigaragaza bite ngushaka umukameramani wenda umusinyishe umwaka wose n'urugero erega abantu 30 ntago ari amazi banarenga n'abantu bakoze subscribe kuri icano bankunda buri gihe urumva kuko buri kwezi hajyaho abantu 1000 bagukurikira kandi bagukunda bagaragaza urukundo man yego umuntu agukunda agomba kugaragaza nyine kagukunda yego impamvu mbivuze gute rero hari umuntu wemera agahabwa 10,000 cyangwa 20 ngajya gupfubura kandi agiye gupfubura muri sida agiye gupfubura mu mitezi agiye gupfubura muri mburugu urumva agiye gupfubura muri telekomunansi uretse gato ariko arashaka amafaranga uretse wipresiza nta verisiyo y'umugabo dufite nta verisiyo y'umugore dufite ko izo miliyoni zabayeho kuki wumva yuko ahubwo baba batarabikoze ku by'ubushuti uretse baba batarabikoze ku by'ubushuti sibyo bari bafitanye kuki wari murapresiza reba igihari hari verisiyo y'umugore dufite hari verisiyo y'umugabo aricyo twavuze ngo uriya mugore ntamuzi twumva ngo n'umuhanga ariko nawe tuzi nta n'uzi we kuki uri kubyemeza ko izo miliyoni bazitanze nyine buretse gato ntabwo mbyemeza ahubwo byaravuzwe impamvu mvuze ngo umugaragu w'inda n'ibikiyo nini urumva fisi yego biramutse ari byo uriya mutipe akaba yarabikoze kandi yarabikoze ntabwo waryama n'umuntu mutishimanye murabanza mukishimana mukaneza hari n'aba byaratangira ntabwo umuntu ahita aza ngo pi ngo muraryamanye ntabwo bibaho ababaye ibiganiro n'ihene se n'inka ntibibaho barasa n'inka ziriya ntabwo ari ihene n'inkoko irabanza gukubita amababi bari abantu babanje kuganira rero wipresizaga amafaranga ntabwo ngo biramutse byarabaye iriya kamera banza unyumve abantu babonye iriya videwo ntabwo neza ko nta mugore utarabonye iriya videwo ahantu kamera yari iri ntabwo yari iseti bavuze ko ari telefone ushaka gusanga n'umuntu warimo urashutinga ntabwo ari umuntu bigaragara ko byari biri mu marido sibyo twere guca ibintu ku ruhande yego iriya ni kamera bamuteze ibyo bya miliyoni niyo byarabaye ntabyo tuzi ntitwanabyumvishe no mu majwi amajwi wumva wumvaga gusa umuntu ataka abyumvishije abanyarwanda batazibonye bakwandikire ni box uzibaye nabo babibone nomero yanjye kuri screen impamvu tutabishyira kuri YouTube nuko baduhana video twakazishyizemo ariko wipresiza ngo amafaranga ngo barayatanga hari n'undi munyamakuru mugenzi wanjye Imana imworohereze urumva video yashyizeho thumbnail uriya mu mama cyane yose twayibura nyine ni gusonera abanyarwanda niba vuba turi kuyishyiramo uyikeneye akwandikira inbox ayikwake ariko njye kwa ko mfite abana bakuru mfite n'abahungu ejo bazaza ntabwo nabishyira muri telefone negative haramu biriya bintu birakasira haramu assalamu alaikum walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh turimo tuva kuri iki kintu reka tukiveho turimo tukivaho nanakure kugakomeza ibyo wari umuvuga yego ndagira ngo dukirenga iki kintu ndagira ngo utange inama yego uranenga icyo uriya mubyeyi ahantu hose kuba yafungiye wewe ufite amakuru kuko bari n'abantu mwabanaga mu buzima bwa buri munsi uretse ku mihanda ngo nazo tuhahurira n'abantu mwabanaga mu buzima bwa buri munsi mwahorana apana abantu uriya Nyiri cano ndi ukubwira n'uwo unyikigano mwambwiye kuvuze ko muziranye ndimo nkubwira nk'abantu nyine mwabanaga mu buzima bwa buri munsi cyane ni abantu muziranye ni abantu mwahuriraga mu mihanda mukorana uranenga iki uriya mubyeyi uri gufungisha abantu
kandi agaca inyuma akavuga ko atari we. Hari amakuru yo kuvuga ko ari umuntu ukomeye. Ni umuntu ukomeye se wo gufungisha abantu. Nta muntu kandi ari guhakana ko video atari iwe. Nta muntu muri kino gihugu uvuze ngo umuntu ukomeye. Nta muntu muri kino gihugu urumva uri hejuru y'amategeko. Nta muntu n'umwe muri kino gihugu ukomeye. None urumva kereka umuntu ukomeye. Urumva ntunyumve nabi. Arimo aravuga ko muri video atari we. Niyo makuru ari hano hanze. Umuhungu akoze ikiganiro avuga ko ari we. Atawe muri yombi. Ni igiki wowe uri kumva muri iyo case maho ngaho? Ahangaha niho intore y'ijisho intambwe tubwira ko nta muntu ukomeye muri kino gihugu. Buri wese agomba kugendera ku mategeko ya leta. Sibyo? Uno mugore rero kuba yaravuzwe kiriya kiganiro kikavugwa uriya mwana akavuga ngo njyamupfubuye aturamupfubuye hashira iminsi agatabwa muri yombi n'amakuru ansanga muri no mihanda. Urumva nuko ngo uriya mudamu ari we wabaratanze ikirego. Ni mu makuru dusanga muri no mihanda. Banze nyumve. Nta muntu akakanya wahamagara twabaza uburyo itabwa muri yombi ry'abari abantu ryagenze. Kumuhamagara umuntu wumva wari uhari batabwa muri yombi. Yego. Barahamagawe bajya kwitaba cyangwa babasanze yarakunganje. Umutipe. Wambwiye ko sorry nakubwiye ko umutipe uriye bavuze ko yapfuboye. Yego. Yasanzwe ku nganje. Amaye gushaka ku nganje. Niba. Haje abatipe bambaye severe. Wari uhari? Amakuru mfite mpagaze kandi nyayo. Twahamagara umuntu wari uhari. Amakuru mfite ahagazeho. Urumva? Niza telefone. Amakuru mfite nashingiraho nuko uriya mutipe yaje akagera gute akicara hari ahana yaraje gukora ikiganiro apana kuri iyo channel. N'ahandi yakoze ikiganiro ko ntabwo cyasohotse. Azanye ni wamuzanye kuri YouTube channel aje kumwereka abanyamakuru ngo bamukore ikiganiro. Hari ikiganiro cyageze ku bintu bitambukaza amakuru bibiri by'umupeti nyine wa wundi ugendera kuri kakaboro ngo kamoto n'ikizere no gukora kantu ni wo mu biryogo. Niwe wamuzanye bagaruka no gukora ikindi kiganiro cya kabiri kivuga kuri wa mugore muhanga. Kijya kuba part 2. Kivuga kuri wa mugore muhanga. Kuri wa mugore muhanga. Icyo kiganiro umuhungu nawe yatagiye kubigira ubukwe. Ko arabonye bamaguye. Wagize hit views zabonetse bikini bikirumva. Yakoze ikoze. Nicyo kiganiro aragikora. Amaje kugikora ariko mwana wantu nyine bazanye baje kumwereka abanyamakuru kabati issiak turaziranye yago kiganiro mugakora n'ibikini biki. Icyo kiganiro kirakorwa ariko tete tukomera usikiyo tukomena ingasi. Umuhungu yashaka gutwika. Na views zarabonetse nje gukoresha nk'umuntu kiganiro. Views zikaziboneka. Ugahita umbwira ati wazama issiak nawe tugakwana ikiganiro ko namye atwika views za. Ashaka gutwika. Nawe akagira gute nawe akamama. Uriya muhungu uvuze ngo yararengereye. Ntago ikiganiro nacyumvishije. Uriya mutipe ariko yararengereye. Ananjye gukoresha ijambo ribi. Mani mbabarire ngo imbwa yagize gute ngirapfa niko ngashyuzwe Rome ni wo byivugiye. Urumva? Yari yaje gukora ikindi kiganiro aranyura agikora uwo munsi yagikoze nanone nibwo yafashwe n'abakoze icyo kiganiro. Bakimya kumenya ko yataye muri yombi bahise bagira gute bagisiba. Cyaje kuri yigo nacyo cyare uwo munsi bamufata yari yakoze ikindi kiganiro bataracyaporodinga. Ntabwo yasohotse nibwo bahise bamenye ko yatawe muri yombi. Urimo urabyuka ko kamenyero yenze nyine yaragaritse kumenyera. Yaragaze kumenyera yo gukora ikindi kiganiro. Sasa bamufatiye ku nganje ko kabari kitwa inganje bari. Ibyo bigize icyaha. Ibyo bigize icyaha. Ni icyaha. Sibyo? Ni ibyaha bikorwa kuri murandasi. Sibyo? Ibyo bigize icyaha. Ariko gihe cyo naragusubiza wambashije nawe nari mu magore. Uriya mu mama nimba kuko ari watanze ikirego. Nakunenga kuko nimba iriya video ari iyawe. Ubizi neza ko iriya video ari iyawe. Ntago tuzi umuntu wagize gute ntago tuzi umuntu wenda wapfubuye nimba ari wowe akaba ari wowe. Ukaba waragiye gutanga ikirego. Turakunenza ahubwo nimba koko uvuga kubeshyerwa uriya atari wowe. Afungiwe iki? Urumva uriya muntu afungiwe iki? Nimba atari wo birimo kuko ku makuru mfite muri no mihanda nuko ndabari wajya gutanga ikirego nuko ifoto yawe yagiye we hanze ukaba ati no muntu ati barimo barambeshyira nubwo numvisha audio yawe ati barimo barambeshyira arano numvisha bavuga ngo yonse ngo cya depere
abo ka deperi asa deperi yayonse cya deperi ko bundi yayonka hari ikintu nabonye yavuze ikintu ndamushima Irene naragushima nibwo bwa mbere wankomye nkagushima ariko ndaje nyivuge so nimba uramamare wagiye gufungisha bari abantu uzi neza nuko ari we byabayeho icyo nakunenga barahemutse arimo uretse kiri gikuru arimo arashakira ikibazo kitari ni nko kwisiga ifu urumva umuntu kadafungisha umuhungu wasohoye amashusho kuki batamuza gukora ibiganiro nawe naze tumubona arafunze se ari bitamukoze uriya mutipe nimba nawe ahari nimba wa mu mama umuzi neza muzane ribu kitamukoze niba koko yarataye muri yombi ariko ribu nanone nyine impamvu ni oya byakagombye guta muri yombi nyiri gukora video nyiri kuri coding ibintu yego wakoze uwitiriye ibintu yarabyitiriye ariko sibyo ariko we kuko ari kubyemerera niyo mpamvu wamuteye muri yo wabyitiriye arimo arazira ko yitiriye ikitari cyo umugore arimo aratura umujinya wabyitiriye kuki wabikoze mutamuzana mumuzana muri yombi tumubona ahubwo ribu niba bigize icyaha ribu twavuze ko ari umubyeyi kandi koko ni umubyeyi ribu nimba muzi neza no umumama nimba ari watanze ikirego cyangwa nimba yatanze ikirego nimba ari we muzi ko ari we urumva mumufate nawe azane wamupfuwe nyawe mumutwereke cyangwa uwo mumama nawe aza kuri kamera urumva nimba atari wavuze ati ibintu byose urumva oya uwe buretse gatoya kamera bayigize baragize ribu basigaye bagize polisi none se ubu niwumvishe witura umucamanza wari witura umucamanza bubi aze kuri kamera gukora iki kuri kamera ashobora kuza batingiye foto mwabonye bavuga ko ari njyewe si njyewe genda kanaka mwene kanaka ndumugore ndubatse uriya singe si abanzu nyumvi none se byatangarijwe byanyuze he ntabwo byaze kuri YouTube uri umwisilamu yego cyaho ndatinya Imana uri umwisilamu urutoki rwanye ngo nyine uri umwisilamu yego abarokore uzi principe bagenderaho abarokore nzi neza ko ngo icyaha ngo baguca mu idini ubu tuvugana amakuru kudusanga imihanda bamuciye mu idini ese nimba aza kuri kamera none baramuciye nimba baramuciye mu idini umuciye ku isi ese umuciye ku byaha yakoze umuciye mu idini mu cyumba ajyamo buri cyumweru umuciye ku isi ahubwo amufate buretse gatoya nimba aramufate umwigisha kuki sana bajya mu cyumba cy'amasengesho umujyana mu cyumba cy'amasengesho umusengero ibyo yakoze nimba ari byo abireke njyewe ikintu sinzi niba abahungu bafite RMC ntayo abanyamakuru se bangaye bazifite niyo mpamvu wese wabata muri yombi nk'imbobo oya ubundi iyo RMC bajya kurega muri RMC isi wivuga ngo nk'imbobo icyo bukiretse none se wagira ibinyamakuru bitatu byandika uri imbobo isi wemera ko abanyamakuru benshi ari kuri no YouTube channel wemera ko abenshi batabyize ahubwo bagiwe impano okay after an website yandika yagira none uwo muntu akora dafite RMC yawe.com si hari se nakuri dafite RMC bisha no gushoboka none se amakarita asanzwe ariko buretse gato office amakarita asanzwe aremewe kugira uzi bazunyumva ahubwo buri yaracyane ikigo cye yandikije yewe ndikigo cye watse kavuga waba uzi gutunga ikintu cyitwa website icyo bisaba biragoye ntago ari nka izina YouTube RMC igomba kuba yanditswe none sorry ikinyamakuru kigomba cyanditswe muri RDB yego uri kumva bakagwa recommendation none se fisi nta muntu ufite ikarita ya RMC ufungwa aho ngaho buretse gato uravuga ngo bafunzwe nk'imbobo aho ngaho ufungwa barabanje kugutuma muri RMC kuko ntawe umunyamakuru ufungwa RMC itabizi uri umunyamakuru ndaguha urugero Jean Paul yafungiye Burundi Ngundi neza numuzi yafungiye Burundi manzi nyewe subiza Jean Paul Ngundi neza Jean Paul Ngundi neza RMC yaramutumijeho ibintu iri gukora ntago ari byo barongera baramuhamagara bahamagara inshuro 3 twarakoranaga arangije inshuro ya 4 abirengaho inshuro ya 4 bararikuye niko kumuta muri yombi ariko habanje guca n'ikintu cyitwa kubaza kumuhamagara izo manevre zo guca muri RMC ngo bamute muri yombi bivuze ngo rero abo ngabo ashaka kuba arabayemo gusa nago tubizisiya namakuru uze gushaka amakuru yimbitse nanye nawongere ko bazayi nyine uze gushaka amakuru ariko nabuze umwanya ko bayima nyine uze gushaka
uze gushaka amakuru yimbitse bari bashobora gusanga barabasabye ubwumvikane ntibabyumve bwo gusiba ikiganiro yareba views zifite yakabati nago ndi buhombe ariko fisi ujye umemye ko amatwe ari mu rupfu atumva uraze gushaka amakuru tuzaka gukora part 2 turagaruka vuba mu minsi 2 tuzaka gukora part 2 amajije gukura amakuru yose y'ukuntu bataye muri yombi wumve niba abo bantu bakarasabwa gukora ikiganiro bakabya gusaka kanya manzu nyumve rib imaze gutanga ikirego si akaragura ariko muri rib je barampamagaye sibaze bakaguhamagara uzi umuntu wandeze bwa mbere umuntu wandeze bwa mbere jihad nyine ni umushu ariko barabanza bakaguhamagara yego cyangwa baraguhamagara kaza kukuganiriza no barabatipa ikigaragara Kerema DC baramuhamagaye na Big Imani ngo narabyumvishije na Big Imani Jean Paul agiye kumurega yego niba baramuhamagara bamusaba gusiba ibiganiro bisibye birarangira cyane ashobora kuburiya yarabanje kugira ngo bari kumubeshya yego yanga gusiba ikiganiro uzanze abanyamakuru neza tuzaga kubwira Abanyarwanda byagenze bitenya ngo batarwe muri yo babanze kuganirizwa cyangwa wese babafata issiak tukireke twere kuba abajaji inama turaganira ariko tanga inama none nkure kukomeza ibyabo tanga inama natanga navuze ngo abanyamakuru bagenzi bacu dufata abantu bose batwaka ibiganiro tukabashyira kuri kamera twamara kubashyira kuri kamera urumva tutazo bavuye baje kuvuga ibintu tutazi tujye tubanza dushishoje turebe umuntu ugiye gutanga ikiganiro ibyaje kuvuga ni ukuri ariko nanone ikindi gihe ari fisi hari abanyamakuru yego baskributi abatumirwa y'ibyo bari buvuge yego ibyo reka mbanenge nabo bazabyongera uravuze ngo bashaka batinye script ko biragaragara ko ari script zibanza ari byo tuganirizwaho biragaragara ko abanyamakuru benshi abadukurikira abanyamakuru benshi hari igihe tubanza hari igihe umuntu aguha inkuru kumva iyo nkuru nagicamo neza kwanza mugahita mukora script nitubijyana gutya biragenda gutya bibaho usengende umwe wambwiye ngo tinya Imana se mbeshye umuntu ashaka kuza kuvuga ati issiak manager urumva ngewe urumva wenda n'urugero ngewe urabona ndarenze mfite imitungo n'ibiki nkabwo ati imitungo kugira ngo abantu wamamaze neza uramamaza gutya turahera kuri wa muntu ni uhorana abantu bo muri Canada ngo uhorana abantu ngo bavuye ngo hanze wa muntu munini yo wa muntu munini tumuvuge munini se munini niwe muntu uhorana abantu ngo bavuye ngo muri Canada kaba tumuvuze tutabura cene reka mbabwire rero reka mbabwire fisi kamabwire Imana ya cano yanjye no mu diaspora y'inyihereye uretse gato fisi biretse gato umuntu cano yanjye nigira ikibazo ari umuntu wabigize mu ruhare umuntu wakoze akajya kuri wa bayobozi bose urumva bayobozi bacu fisi reka tumureke uwo muntu ntago tumuvuze kuko umuntu wese ukorera iwe ntago mushobora kumubona kwa issiak manager cyangwa ngo umubone n'ahandi akurana ariko nanone ingaruka wa muntu ukora hariya ntajya ahandi urumva yo kuri wa muntu munini by'ubucyofite ikide urumva umuntu ukoreyeyo yagiye kuhavana bwahava nabi umva hava nabi urugero rw'abantu bavuyeyo batasubiye hari n'abantu bajyaga bamba ibiganiro tureke kubavuga tuzabavumba hari n'abantu bajyaga bamba ibiganiro abantu bankurikiye bajya mu bunyandikira n'imbozi mukabambaza ntago bakiza kubera uwo muntu aragera akabahongo ngo nimba ari ubuhumbi ngo nimba uretse gato ngo nimba ari ubuhumbi ngo nimba ari ubuhumbi uretse ngo nimba ari ubuhumbi ngo nimba bahanga ubuhumbi bw'icumi ngo nimba ari butanu ntago tubivuga turi abana se ariko reka nkubwire ishyari mu banyamakuru mu itangazamakuru uno ni umurimo twese duhingamo abantu baduhemba ni amarobo ntago tubazi mubane n'abantu mubane na buri wese mubane n'abagenzi banyu hari n'abakwima ngo footage hari n'umva inkuru ntaguhamagare ngo utamutwara views kuko umugambi Imana si uwe so wa mama we rero bari abantu bo kuya Imana bagenderera Imana bari kuba victime y'umujinya y'uramugore fisi barabajyama ari kuba yababajwe n'ukuntu bamutaye none umutipa baye victime fisi kwa gatandatu hari abagenzi bacu bamaze nyamakuru bagiye gusura uriya Nyiri Yawe TV sinahabonetse afungiye kwanza Kimironko sinahabonetse gusa ngo yemo baramushakira no mwavoka kugira ngo ibintu byafashe n'intera ariko Imana imworohereze bivuze ngo turi kwitega kujya mu nkiko cyane shomundi turafata kabako nyene nago nakavani garura rubanza
negatifu wowe ugomba kurukavaringa ntabwo narukavaringa ati kubera iki urumva n'umuntu mwitabe impamvu narukavaringa ni ibiki urumva fisi genza akavaringa menye ngo urumva ese koko ibintu bakurikiranweho birabahama cyangwa ngo bihahama sibyo cyangwa se ngiye kukavaringa urubanza rwabo kugira ngo ngiye bimarire iki ahubwo ngiye ndi hano nimo natanga inyigisho urumva issiak itangazamakuru ni leta yakangaye ni ubutegetsi bwa kane yego sibyo rero gukora inkuru ntabwo yazababara ngo wakoze inkuru kuko uri gutangaza ibintu kugira ngo n'abatahageze babyumve nyine mpamvu mbivuze mpamvu ngo nzaro kavaringa cyo nanajyayo hari igihe mbura amakuru nkashiduka babyaproduce ariko nzayamenya bara n'abantu bawe yego ntabwo wabura kure kumenya amakuru nzabimenya bikurikirana nzabimenya ko Imana gusa Imana bagirire neza bikurikira abantu bazabibona mu bambere kuri Kigali News ni itanu fisi reka dusaba Imana n'ubutabera nibazabuge ngo bagire uranega icura mugore nsoza ngewe nimba bagiye gutanga ikirego ko bamusebeje Imana nimba atinya Imana akaba bagiye gutanga ikirego ku bintu yakoze nimba ziko ira video ari we nyakuri urumva akaba yagiye gutanga ikirego kubera impamvu ku munsi w'imperuka Imana izabimubaza urakoze ibyo birarangiye nimba atari nawe urumva n'uwagitanze Imana izamabarire abanyamakuru twirinde abaye gutanga ibiganiro ubu ngiye zaje kumpa ikiganiro muri coding uje kuvuga iki baza ngo recording kuri telefone uje kuvuga ibi ni ubihagazeho urumva fisi mushyire kuri kamera sibyo nimara kumushyira kuri kamera ngo murumva ko ni mu kiganiro nimara kumushyira kuri kamera ibindi byose bizaza nyuma sibyo ibindi byose bizaza nyuma ubwindi kese yarangiriye kuri YouTube urumva ibindi byose bizaza nyuma ubwindi kese yarangiriye kuri YouTube ikarangira kandi byose bikarangira ira kese yubushi ya abayo na Red Blue Jade kandi byaravuzwe niyo mpamvu nkubwiye rero ngo itangazamakuru igihe hagurutse rika kuvuga nabi uzibakinjira impamvu nyivuze ni ukugira ngo uzakavaringe urubanza rw'umuvandimwe kuko ari kurengana arimo kurengana sha bino ni umujinya w'uriya mugore yuko yatawe hanze kwivana mu cyaha hariya ngo gakarita kandi karakameze imbere y'Imana se kazakamira siya reka tuvaho ngaho reka twera guca urubanza ntabwo twabigiye kujya mu turimo turaganira niba ari mu nkiko tuzamenya ukuri kandi uwurengana azataha ikindi cya kabiri yego ngiye nagiye uriya muvandimwe witwa ngo Buryohe TV Buryohe uri umuntu w'umupapa ufite umugore n'abana 3 kandi abana bakuze wari yifataga gutya ndakuvuga n'ibindi yasigaye akora yari yifataga gutya ukaza kwigisha uburyo ngo abantu bagira gute ngo bakore imibonano mpuzabitsina imbere y'abana bawe imbere y'isi yose ese hakibaho ikiganiro cyitwa tuzubake babivuga mu mazina yabyo uzi ko tuzubake uburyo byarangiyemo kugira ngo bira bintu bihagarare byagiye no mu nkiko babivana saa 3 za nijoro babishyira mu masaha ya nijoro ariko nabwo ngira ngo byageze aho ngo biraferinga abantu rero mujya kuri YouTube channel mugaya gutanga ibiganiro by'ubusambanyi bidafite igihugu akamaro bidafite umusaruro umuntu yakuramo wubaka igihugu nawe ngo yiteze imbere n'ibintu by'umwanda Buryohe uvugize ari bavuga ngo watangiye neza ariko umajije kurengera ariko nawe icyo nagushimiye warumvishe uhindura umuvuno ariko warindira umuvuno kuri YouTube hindura n'umuvuno kuri TikTok indirimbo byinamo n'umugore wawe imbere y'abana bawe nabonye nabo warabigishije turaziranye nawe uhinduke sibyo ikindi kintu cya kabiri wavuze ko ari ikiganiro waje uza gusaba imbabazi kuri YouTube channel yawe ibyo yakoraga kuba waragiye gusaba imbabazi hari icyo wishinzaga urumva ko umuvugizi wa RIB ibyo yatangaje byari ukuri nashimye cyane y'uburyo usigaye ukora ikiganiro ugatangirana n'isengesho sigo nambara neza n'ubundi wambaragana neza ariko ukaza mu isura y'umubyeyi numva warumvishe neza kandi bumviye umubyeyi nibi yitavuga kuko bari amakuru ufite amakuru wenda nawe mfite nuko wari warabanjije kuba hari ibyo wabwirwa ukaba warabashe kujya gute kwisubiraho ni by'agaciro rero kuba warisubiyeho n'abandi twese twisubireho
hari abakobwa nyambona bashyira amasitati yabo ku amafoto bambaye ukuntu n'umwenda yambaye n'igitsina cye ukabibona kishushanyije n'ibiki n'imyambarire y'ubugoryi cyangwa bofu. hari abo nabwiye barangije ibitutsi bandutse ndabizi no kuri telefone yanjye WhatsApp. ibyo ngibyo byose biriho. Ndabagira inama nanjye ntiretse ko twese ari abakora kuri YouTube tugomba kugira iyo duhindura tukazana bifite igihugu akamaro natwe bidufite akamaro. namwe mutugana mu nkuru mugiye kuzamutuzanira namwe tugiye kuzatubana tubaze inkuru igiye kuzana iramarira iki sosiyete nyarwanda cyangwa isi yose tubyigeho. ikindi mbara umunyamakuru ubanza kubwira ibyo umukiriya ashobora gukora kugira ngo mubone views mwisubireho. ikindi abanyamakuru bagenzi bacu murimo murashora murafata ku kakanu abari mu bihome kubera wenda ibyo arimo baragirizwa wenda bitaranabahama ntago ari byiza. ikindi hari umupastor witwa Pastor Claude. Pastor Claude nimba ko kuri umukristo nimba uri umukristo nyawe hindura umuvuno nawe ugabanye gutwika kuri YouTube channel. uraza ugatwika kandi wamara gutwika hari ibyo uvuga biba bitahagazweho nka bira waje uvuga ngo ku bya Vitali ukaza kuvuga n'ibyo uramuvandimwe yisa nabyo ukabivugaho ukaba n'ibyo uramugore ura divine ukavuga kubye ukagara kuri amujyama wari ufite channel n'abashukanye n'umugore nabyo ukajya ibyo bivugaho. ariko nimba Vitali arimo aragutuma cyangwa hari abandi babiri inyuma ukagenda uvuga n'ibyo ushaka n'abandi ukajya babivuga. ariko se uriya mugore nibwo yatangaje ibyabaye imbere ko ashaka n'ibyo yuko ashaka. hari ibintu umugore n'umugabo tavuga biri mu nzu yabo niyo bamufataho n'icyuma ntabivuge. ntago umugore apfuye kuva mu rugo ngagende bira mupango ntago apfuye kuva mu rugo ngagende nabira yatangaje ari impamvu abitangaje. ese kuri mugore kubera icyo ajya kuri channel mwira amavuta TV akaba ajya kuvugira yonyine kuki atajya handi se? ari igihe umuntu abaziranye n'undi mu buryo bukomeye ku buryo ashobora kuba ati channel niyo ntangarizaho ibi n'ibi n'ibi. ndashoje ikiganiro cyanjye twisubireho dusabira abababaye dusabire imfubyi n'abapfakazi dusabire u Rwanda rwacu dusabire iterambere ry'igihugu cyacu tugisabire umutekano tugisabire ibyiza tugisabire ibyifuzo byose. ndashoje ariko ngubise gukora subscribe kuri issiak TV 500 unyaruke kuri Instagram ni issiak marage official kuri TikTok urandikamo issiak marage following kuri Twitter nitwa issiak official. hanyuma tubane mu bindi biganiro buri munsi nzambagezaho amashow ajya atandukanye. iyo munyandikiye ndabibona boya n'ubona ka kantu nakiritse ko mutuku ujye kari ngewe nzangusubiza mu izina rya Kigali News 25. ikindi nacyo ngomba kubabwira mwebwe mw'abantu mwe mwajyaga mudi biganiro ngiye mu biganiro n'abadukurikiye bakaba batakibibonaho mukaba mwaranze kumpa ibiganiro namwe ndaje mene icyo bita umuceri byose mbishyire hanze. ariko nanone ntago bikwiye. Assalamu alaikum, Imana ibarinde.